Daniyeli igice cya 11. Kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo w'Umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami batatu i Buperesi, ariko uwa kane uzima azarusha aba batatu bose ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Kandi hazima umwami ukomeye uzategekesha imbaraga nyinshi, akagenza uko yishakiye. Namara gukomera, ubwami bwe buzatagarana bugabanywemo mu birere bine byo mu ijuru, kandi ntibuzazungurwa n'urubyaro. Ntibuzategekwa nk'uko yari asanzwe abutegeka, kuko ubwami bwe buzakurwaho, hakazima abandi batarabe. Nuko uwo mwami w'ikusi azakomera, ariko umwe mu batware be azamurusha amaboko, ahereko atware, kandi ubutware bwe buzakomera cyane. Nihashira imyaka bazuzura, kuko umukobwa w'umwami w'ikusi azasanga umwami w'ikasikazi kugira ngo abuzuze. Ariko uwo mukobwa azabura imbaraga z'amaboko ye, uwo mugabo nawe ubwe ntazahagarara ngo akomere, n'amaboko ye nayo ni uko. Ariko uwo mukobwa azatanganwa n'abamuzanye, n'umubyeyi we, n'uwamukomezaga icyo gihe. Ariko umwe mu rubyaro rw'uwakomotse ku gishyitsi cye azahaguruka yime ingoma ya sekuruza, azajya mu ngabo yinjire mu bihome by'umwami w'ikasikazi, abigirire uko ashaka, yerekana imbaraga ze. Ndetse n'imana zabo azazijyanaho iminyago muri Egiputa, n'ibishushanyo biyagijwe, n'ibintu byabo byiza by'ifeza n'iby'izahabu, kandi azamara imyaka aretse umwami w'ikasikazi. Hanyuma uwo mwami w'ikasikazi azatera igihugu cy'umwami w'ikusi, maze asubire mu gihugu cye. Bukeye abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabare. Izo ngabo zizatera zisandare nk'umwuzure w'amazi zikwira igihugu, nizimara guhitanya zizagaruka zirwana, zihindurana igihome cy'umwami w'ikusi. Maze umwami w'ikusi azarakara, azasohoka arwane n'umwami w'ikasikazi. Azagaba ingabo nyinshi, maze ingabo z'umwami w'ikasikazi zizagaruzwa umuheto n'umwami w'ikusi. Umwami w'ikusi namara kunesha izo ngabo, azishyira hejuru, ariko nubwo azaba arimbuye abantu inzovu nyinshi, ntazaba anesheje rwose, kuko umwami w'ikasikazi azagaruka akagaba ingabo ziruta iza mbere. Kandi nihashira imyaka, azazana n'ingabo nyinshi n'ibintu byinshi. Icyo gihe benshi bazahagurutswa no kurwanya umwami w'ikusi, kandi ab'ingogozi bo mu bwoko bwawe bazahaguruka kugira ngo basohoze ibyerekanywe mu nzozi, ariko bazagwa. Nuko umwami w'ikasikazi azaza atere umudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye zikomeye, azazirundaho ikirundo cyo kuriraho, ahereko awutsinde. Ingabo z'umwami w'ikusi ndetse n'intore ze ntizizamushobora, ntizizagira amaboko yo kumwimira. Ahubwo uzaba ahateye azagenza nk'uko ashaka, kandi ntawe uzamuhagarara imbere. Nuko azahagarara mu gihugu gifite ubwiza, arimbuze ukuboko kwe. Nyuma azagambirira kuzana ingabo z'igihugu cye cyose, maze azikiranura n'umwami w'ikusi. Azamushyingira umukobwa we, kugira ngo azanire ubwami bw'ikusi kurimbuka, ariko imigambi ye ntizuzura, ntabwo azahindura icyo gihugu. Hanyuma y'ibyo azahindukira atere ibirwa, ahindure byinshi, maze undi mutware azashyira iherezo ku gasuzuguro yabasuzuguraga, ndetse azamugarurira agasuzuguro ke. Ahereko ahindukira ibihome byo mu gihugu cye bwite, ariko azasitara agwe, ye kuzaboneka ukundi. Bukeye hazahaguruka undi mu cyimbo cye, uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza, nawe nihashira iminsi mike azarimburwa, atazize uburakari cyangwa intambara. Bukeye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'insuzugurwa udahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara, azihesha igihugu, kwihakiriza ibakwe. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe ntuko. Kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaba yihinduye umunyambaraga,
nubwo azaba afite abantu bake. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose mu gihugu, akora ibyo ba sekuru na ba sekuruza batigeze bakora, agabanya abantu b'imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigira inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga, azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira. Ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura, ingabo ze zizangara, kandi abenshi muri bo bazicwa. Abo bami bombi imitima yabo izaba ari iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyanya bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura kuko imperuka izaba mu gihe cyategetswe. Nyuma azasubirana mu gihugu cy'ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubire yarakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyesenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya n'abo babariganya. Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa, kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini yishyire hejuru, ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzugura Imana nyamana. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana za ba sokuruza, cyangwa ku gushaka abagore, cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome, nuko imana ba sokuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza, n'amabuye y'igiciro cyinshi, n'ibintu by'igikundiro. Kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro, abahe gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu h'ingororano. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera, kandi umwami w'ikasikazi azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu, abisandaremo nk'umwuzure w'amazi, agere no mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa, keretse Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. Nuko azabangura ukuboko kwe mu bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza, n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa, Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamushagara. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna.